Ni ikiganiro tubimenye, tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo abigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere. Iki kiganiro mukigezwaho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech. Ntugacikwe. Ntabwo ari ibintu bikiri ibanga ko ari we wese uyu munsi kwiga amasomo rusange mu Rwanda ukarangiza kwiga imyaka waba warize yose ntabwo bigitanga icyizere cyo kubona umurimo. Uyu munsi mu mwaka umwe kaminuza y'u Rwanda ishobora guha impamyabumenyi abanyeshuri barenga 7,000, ariko ni bangahe babona akazi mu byo bize imyaka iri hejuru y'3? Nyamara ubu wasanga hari abantu bigisha umwuga wiga amezi 6 ugahita uhinduka umukoresha. Nibyo hari ishuri ryitwa ECT, Electronic and Computer Technology, rikorera mu mujyi wa Kigali. Aba bigisha abantu gukanika mudasobwa, amateleviziyo, amatelefone, amaradiyo, gukora amashanyarazi, gukora za kamera no kuzihuza na mudasobwa ku buryo ibyo kamera ifata nyirayabireba ako kanya. Dore uko bigenda. Hari inzira imwe yonyine yo kumenya byoroshye gukanika mudasobwa, televiziyo, radio, telefone cyangwa se gukora amashanyarazi. Ni ugufata telefone yawe ugahamagara 07 88 83 33 55 cyangwa se ukandika email kuri techeric007@gmail.com. Ubaye warize electronique banagufasha kwimenyereza uwo mwuga. Aba banakanika ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byangiritse. Uhise utekereza ko ECT ari ishuri rishobora kubaka ejo hazaza ha benshi? Nanjye nuko. Muri imfashanyigisho yacu rero tugiye kurebera hamwe bumwe mu bwoko bwa diode bwitwa light emitting diode cyangwa se mu magambo y'impine LED. Nge nitwa Jean Claude Bahayikazi. Nkuko twabirebyeho mu mfashanyigisho yabanjirije iyi, ndetse tugasobanukirwa imwe muri pièce électronique yitwa diode, tukamenya iki dufasha muri circuit électronique. Uyu munsi reka dufate uyu mwanya dusobanukirwe ese iyi pièce électronique yiswe LED niki, idufasha iki se muri circuit électronique, ubundi se ipfa bigenza bite, ndetse nuko twayibungabunga. Iyi LED ni bumwe mu bwoko bwa diode bwavuzwe haruguru bwifashishwa mu gutanga urumuri igihe hagize umuriro uyicamo, ndetse iyi ni pièce électronique igizwe n'amaguru abiri. Kuko ari ubwoko bwa diode birumvikana ihita iba semiconductor. Mwibuke ko iyo tuvuze semiconductor ari igihe pièce électronique izaba yemerera gutambutsa umuriro mu cyerekezo kimwe ikindi cyerekezo ikawufunga, bishatse gusobanura ko iba ifite polarite. Iyi LED rero nayo ni gutyo iteye, iba ifite positive ndetse na negative, ari byo twise cathode ndetse na anode. Muri uko gutanga urumuri rero yifashisha ibihe bice. Reka duhere kuri aya maguru yayo ariyo cathode ndetse na anode, ariyo azadufasha kuyisudira kuri board, ndetse akaba ari nayo azacamo wa muriro uzamuka kuri LED. Igice cya kabiri cyiswe flat spot. Iki gice kizadufasha kuba twamenya aho ukuguru kwa negative cyangwa se cathode pin iherereye kuri LED yacu. Ikindi gice cyiswe LED chip. Aka ni agachip gato cyane karimo imbere ariko kadufasha gutanga rwa rumuri tubona. Nkuko mubibona gateretse ku kuguru kwa negative, kandi kugira ngo kake kagomba kuba gafite negative ndetse na positive. Muri ubwo buryo dukenera ikindi gice cyiswe anode wire cyangwa se agatsinga kazafata ya anode cyangwa se kwa kuguru kwa positive kakabasha kuba kakwambutsa inzira kugeza kuri LED chip. Ikindi gice gikurikiyeho cyiswe reflective cavity. Iki gice kidufasha gufata rwa rumuri rwatanzwe na ka gachip kugira ngo rutamanuka hasi ahubwo ruhita reflectinga ruzamuka hejuru. Iyo urumuri rumaze kugera hejuru se ruhita rusandara? Igisubizo ni oya, kuko dufite ikindi gice cyiswe epoxy lens, ari cyo gishinzwe gufata rwa rumuri aho kugira ngo rukwirakwire mu mpande n'impande ahubwo rugakomeza ruzamuka hejuru. Nyuma yo kureba ibyo bice rero reka turebe ngo ese LED yacu izakoreshwa he. Izi LED zikoreshwa muri traffic signals, benshi tuzi ku izina rya feu rouge. Kuri ibona byaka mu mibare bigatanga sinyari zitandukanye mu mabara atandukanye. Ariya ni ama-LED menshi ari hamwe akoreshwa hariya. Urundi rugero kuri televiziyo za flat, bumwe mu bwoko bwazo zikoresha LED kugira ngo amashusho abashe kugaragara, nuko LED ziba zatanze ruriya rumuri tubona.
urundi rugero twafata kuri camera flashes cyangwa se uriya murabyo wa kamera. Kuriya ubona umuntu afotoye umurabyo ugasohoka. Buriya n'ubwoko bwabugenewe bw'amaredi akoreshwa hariya. Amatara dukoresha mu ngo yayandi uzasanga handitseho red, abagizwe n'uturedi twinshi cyane turimo imbere ari two dutanga ruriya rumuri. Nyuma yo kureba aho zikoreshwa rero, reka turebe ngo ese izi redi zipfa gute. Izi redi zishobora gushya ari uko zakiriye umuriro urenze ubushobozi bwazo. Mu yandi magambo ari uko zakiriye umuriro zitagenewe kwakira. Icyo gihe rwose igihe hakiriye umuriro mwinshi redi irashya. Nyuma yo gushya birumvikana ko itatanga rwa rumuri twakagombye kubona. Ikiba gisigaye ni ukuyihindura ukayivana aho yari iri ugasudiraho indi. Mu nzira yo kuyiramplasa, mbere na mbere ugomba kwita kuri polarity cyangwa se amerekezo positive ndetse na negative. Iyo uramutse ucuritse nta kabuza ya diode yawe ihita ishya. Bishatse kuvuga ko witondera polarite cyane kuri LED. Nshuti rero ndetse namwe mudukurikiranye, ndizera yuko hari icyo mutoye muri iyi mfashanyigisho yavugaga kuri pièce electronique LED. Reka dusubire mu yindi mfashanyigisho yacu naho ubutaha. Nabahitamo meza niba ukomeje gukurikira BTN TV mu makuru yacu, mu biganiro ndetse n'izindi gahunda zitandukanye dukomeze kubategurira. Twizere yuko bikomeje kugenda neza kandi namwe bitameze neza mukomeze kwihangana. Aka nakanya k'ikiganiro tubimenye. Ibikorwa by'indashyikirwa by'ikoranabuhanga bigaragara hirya no hino ku isi, ibingibi byose mu ntangiriro zabyo byakozwe hagendewe ku bitekerezo by'abantu ku giti cyabo. Abicaye bakihuza bagahuza ibitekerezo bakumva yuko bagomba gukora nyine bimwe mu byo tubona tudatekereza yuko byakozwe n'abana b'abantu. Yewe n'ibyagiye bikorwa n'ibigo mu buryo bumwe cyangwa ubundi byasabaga yuko hari ababanje kubitekereza bakabishushanya bakabigaragaza hanyuma yewe bakanabigerageza hakaba ubwo byanga. Nyuma kubera ubushobozi buke babaga bafite ku bijyanye n'amafaranga, ibigo bikabegera cyangwa se bikaba hafi, ubundi ibikorwa byabaga byaratekerejwe n'abantu ku giti cyabo byaragiye bishushanywa bikagaragara hanze, ubundi bigashyirwamo amafaranga bikagurwa. Tukabibona nyine nk'uko turi kubibona hirya no hino uko imyaka yagiye isimburana hirya no hino mu binyejana bitandukanye. Ibikorwa by'indashyikirwa byakunze kugaragara yuko byagiye bivumburwa n'abanyaburayi, abanyamerika. Nta mubare munini w'abanyafrika bagiye bagaragara yuko bagiye bavumbura ibikorwa by'indashyikirwa. Higeze no kubaho ikibazo bamwe babashe kuvumbura ibyo bavumbuye bikaburizwamo ntibyemerwe ntibigire aho byandikwa. Hari n'abataragiye bagira amahirwe iyo mishinga yabo ikibwa igashyirwa mu bikorwa na bamwe mu banyaburayi cyangwa se abari hakurya y'inyanja. Panafricanisme ababarizwa mu ahangaha bagiye bemeza yuko n'abanyafrika bashobora kugira ibyo bavumbura yewe binatereye ku bukungu uyu mugabane ubwabo wifitiye. Ariko ku rundi ruhande hari abagiye bavuga yuko kuko abanyafrika nta bintu byinshi bavumbuye, ubwo ndavuga mu gice cy'ikoranabuhanga, ibi ngibi ngo byatewe n'imiterere ya Afrika umubumbe ngo utarimo ibibazo byinshi cyane ku bijyanye n'imibereho, klima cyangwa se ikirere cy'uno mubumbe. Nyine ibi ngibi byose ngo bitagiye bituma ubwonko bw'abanyafrika bukora birenze bikenewe kugira ngo babashe guhangana n'ibibazo bigaragara ku isi nko mu bice bimwe na bimwe by'umugabane w'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Barabu. Ubwo ndavuga ahantu haba hari ubukonje bukabije, ahari ubushyuhe bukabije, ahari imisozi igoye kwigendamo, ubutayu, hahandi kubona amazi bigoranye, hahandi nyine kubona ukuntu kiremwamuntu kigomba kubaho byasabaga gutekereza inshuro zirenze imwe. Bakemeza yuko ariyo mpamvu abanyafrika batagiye bigora bishakamo ibisubizo cyangwa se bashaka ibintu birenze byabafasha kubaho. Bivuze yuko babagaho mu buryo bworoshye nta ngorane, ibyo kurya, ibyo gucanisha, aho kurara, byose bitigeraga bibavuna ngo babe batekereza cyane ku bijyanye no guhangana n'imibereho nyine y'ubutaka bwabo bwari bumeze neza. Mu isi y'iterambere rya none biragaragara yuko waba utuye hose bisaba yuko nyine ikoranabuhanga ryo rigomba kuyobora ibintu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu kazi kacu ka buri munsi, mu buhinzi, mu bworozi ndetse n'izindi domaine zarizo zose. Ikoranabuhanga riri ku isonga. Ikoranabuhanga niyo nyenyeri iyoboye ikiremwa muntu. Twagiye tuganira n'abana batandukanye hirya no hino bagiye bagaragaza yuko bafite ibitekerezo bifatika mu mitwe yabo, bagiye bagaragaza yuko bashyigikiwe, bahawe imbaraga zirenze ku kuba batekereje gukora ikintu, ariko nyine bagatanga imbogamizi yuko batigeze babona gishyigikira cyangwa se babafasha kwagura bino bitekerezo byabo. N'abana b'abanyarwanda bigaragara yuko bakora ibintu bisa nk'ibitangaza, ariko bose wabageraho ugasanga ikibazo ni kimwe. Ikibazo ni rusange. Abenshi bakunda kukugaruka ku bushobozi, yewe hari n'abadatinya kuvuga yuko ubushobozi bw'amafaranga ari cyo kibazo gikomeye. Gusa ngiye ku ruhande rwanjye sinshobora gutekereza yuko ikibazo cy'amafaranga ari cyo gikomeye, ahubwo n'abamaze gukura mu bitekerezo ku bijyanye n'ikoranabuhanga ntekereza yuko ubwabo nabo hari icyo bahindura mu gihe bano bana baba bagize amahirwe yo guhura n'abantu baba barigiye bimwe mu bijyanye n'ikoranabuhanga bakabafasha kwagura imishinga yabo ndetse no kuyinoza. Ibi bintu aba bana bakora, bashushanya, batekereza, muganira bakakubwira yuko babibyaza umusaruro bigakorwa bikaguka bikagera kure.
i Kanombe neza munsi y'ikibuga cy'indege twasuye umwana ukora ibisa n'ibitangaza ashushanya indege. Iyo muganira akubwira yuko afite ubushobozi bwo kuba hari ibyo yayikorera indege ikaguruka, ariko akubwira yuko no kubona ibikarito, amarange n'ibindi bikorwa yifashisha kugira ngo iyi ndege imere gutya ubwabyo nabyo bimuhenda, kandi imibereho yo mu rugo nayo ngo itoroshye. Twinjiye ahangaha atifuza yuko twaganira, dore yuko avuga yuko yaganiriye n'itangazamakuru igihe kinini, ariko akaba nta bintu ngo birahinduka ku bijyanye n'imibereho ye ndetse n'impano ye yavukanye. Icyakora ngo ntabwo azigera acika intege, kubera yuko atazigera reka niri na rimwe gukora bino bintu ari gukora, kubera yumva biri mu maraso ye. Afite indoto, afite n'ibyifuzo. Munyemerere dukurikire ikiganiro twagiranye n'uno mwana ukiri muto ku myaka 13 gusa. Ni ikiganiro giterwa inkunga na Eric Teke. Eric Teke ni ikigo cy'ikoranabuhanga nyine kigufasha kubona ibikoresho byose bya electronique birimo za mudasobwa z'ubwoko bwose, haba kukuzigura cyangwa se kukuzikora mu gihe izo mwari mutunze zagize ibibazo byo kwangirika. Muri Eric Teke bakorera Kimisagara ku muhanda, ni hagati y'isoko ndetse n'ahazwi nko kuri station. Kandi uramutse wifuza serivisi muri Eric Teke, ubwo wenda ni mu gihe washatse kwigurira mudasobwa gukora akazi kawe uko kaba kameze kose, ushobora guhamagara kuri 07833652, ubundi bakagufasha rwose. Ikaze. Nitwa Kburyo Mugisha, nkaba mfite imyaka 13, nkaba ntuye hano i Kanombe. Imyaka 13 gusa. Joshua, ku myaka yawe 13 uratangiye utubwire uri umunyeshuri se, ishuri se ryaranze wikorera ibintu by'indege. Joshua, bihagaze bite? Ndi umunyeshuri, ndiga mu 6 primaire, narakoze ikizami, gusa ishuri ndaryiga ntabwo narivuyemo, ntabwo byananiranye. Yego. Joshua ni umushushanyi w'indege, uratubwira wenda ibyo ukora mbere yuko tubyinjiramo. Wiga ku kigo cy'amashuri kwanza, tubwira uruhare ukuntu twiga wiga utari umusitari se? Niga kuri Doctrina, hano Ndera niho niga. Joshua, mu rugo muri abana bangahe? Turi abana 2, vuka na mushiki wanjye. Yego. Wabasha gukora iki? Abasha kubaka, gukora construction z'amazu zitandukanye, n'imodoka. Muri abanyabugeni? Yego. Nashatse ko uno munsi nkwisurira tukaganira kuri ibintu bijyanye n'indege. Mutuye hano hafi y'ikibuga cy'indege? Yego. Ubusanzwe kugira ngo ukore ibi bintu, mbere yuko turi bubyinjiremo ku buryo burambuye, Joshua, ku myaka yawe 13 wabyirutse, watangiye kugerageza gukora utuntu twa hato na hato, designinga, ukora ishusho. Ufite nk'imyaka ingahe urabyibuka? Natangiye mfite nk'imyaka 12, ariko nkiri muto, imyaka 13 nibwo natangiye wenda gushushanya utuntu turi funny, ndakomeza ngira kuri 12, ubu no kuri 13 nangiye gukora ibintu biri perfect. Yego. Exactly. Twinjire muri uyu mwuga wawe, uretse ko nasanze ufite ibihangano byinshi birimo ubwato, nabonye bwanditseho Rwanda, indege ya Rwanda Air ndetse na Kigali Arena. Nabonye wispecializa cyangwa utinda cyane ku bijyanye no gukora indege. Byatangiye bite kwisanga uri gushushanya, uri kudesigninga, uri gufabrika, uri kurema indege nziza zimeze gutya? Igitekerezo cyaje gute? Igitekerezo cyaje kuko ntuye hafi y'ikibuga cy'indege, nkabona indege ziguruka, nkazikunda, nkumva nanjye nkagira interest muri zo, nkumva nshaka no kuzikora no kuzidesigninga. Ndatekereza se nakoresha ubuhe buryo kugira ngo nikore, ndatekereza bisaba umwanya, ndatekereza nshiramo imibare, mba ndayikoze. Nicyo navuga ni impano wenda ndimo ituma nabasha kubikora cyangwa mu bushobozi bwo kubikora. Yego. Buriya rero n'abahanga wumva bagiye bakora ibintu hirya no hino, ibintu dukoresha amatelefone n'ibindi, hagiye bakubwira ko umuntu wakoze indege bwa ukunda gusoma? Ndakuyisoma cyane mu mateka. Yego. Umuntu wakoze indege bwa mbere uramuzi? Yitwa Olivier. Niwe yabanje kuguruka indege, ariko mbere hari bagurikije balloons, ibintu bya binini bagurukamo. Niwe yabanje kuyigurutsa no kuyikora. Bivuze ngo ukora ubushakashatsi ku bijyanye n'indege? Ndakora ubushakashatsi kugira ngo mbe nabasha kubona
information zuzuye cyangwa nziza cyane muri ibyo. Umuntu araza guhita wiyibaza uretse kuko utuye ku kibuga cy'indege niki cyabigukundishije no kutuye ku kibuga gusa cyangwa n'ibintu byaje wumva biri kurimo cyane apari uko ubona tuye ku kibuga cy'indege. Byatumye nyikunda cyangwa se nkumva mbishaka kubera ko nabyiyumvisemo wenda uko wavuga uti wabonye iki ubona iki ariko wumva ukunze iki. Amahitamo yakagira icyo yerekezaho. Amahitamo yanjye yakunze indege cyane cyane nizo natangiye gukora ngashaka uburyo bushoboka bwose nashobora kuzikora nkazikora. Hanyuma rero Joshua umwana muto cyane ukora indege nziza uko muri kubibona mu mashusho nanatunguwe nanatangaye cyane kuba umubaza ibijyanye n'indege ku bijyanye n'uburyo bwa research cyangwa kushakashatsi ugasanga afite amakuru nacyo gishimishije. Joshua watangiye kugerageza gukora indege ya mbere ryari urabyibuka? Niba ubyibuka se warayikoze birakunda se cyangwa warabanje ubona hari n'ibiburamo watangiye ryari indege ya mbere yikora byagenze biti umusaruro byakugendekeye gute kugeza ugwede? Indege ya mbere nakoze nayitangiye wenda imyaka 12 nakoze indege ya mbere nkoresheje igicupa na chat ndabikora ariko nza gusanga ifitemo defo usanga imbere ukuntu bigize neza nta kuntu nabikora shaka uburyo bwose ko igihe cya mbere byaranze sinabikora neza ariko biza kugera kuri imyaka 13 uwo mwaka nangira gukora noneho nkoresha formule nziza ariko ya yindi yari nk'itangiriro nakoze ariko ngubu nsigaye nkora ziri perfect. Iyo watangiriyeho niki cyaburagamo se wakoze kwamara kuyikora kore kavuga ati nibeshye ibi ntabwo byagenze neza uko nabipangaga? Amababa ku mababa hari utuntu yari afite tuba turiho twitwa flaps sinzi niba tuba tugabanya umuyaga natwo nashiragaho engine za moteri nazo nashiraho inyere ari ibintu byaburaga cyane ukuntu formule amababa wenda yari yoroshye kujya wayakuraho cyetse wenda ubu nungutse ubwenge bw'igikarito nkakoresha ibikarito bikomeye ku buryo buri kantu kose nagashiramo gasenga kose ku mapine nkagashiraho. Ubu nibyo nangiye kudevelopa ako mbere urumva byari biri so ntabwo nari nanguka development cyangwa ubumenyi bwinshi cyane. Numvise hari n'uduteri mu giyuze turi tekiniko udukura hehe nabyo nibyo widokimata ugasoma ukaba wabasha kubimenya. Hari umuntu ukora mu bijyanye n'indege yakuganirije akakubwira ati iki cyitwa gutya izo tekiniko language sinzi uko nabivuga izo ndimi z'amahanga n'izi ndege uzikura. Ibi byose mbikora kuri Google iramfasha wenda nkashaka kumenya ni ese nkoze indege umuntu ambajije ngo aha hitwa gute ngomba kuba mbizi avuga ni ibintu byo gusacinga nka taking time nkabasha kubyiga nkagenda nkiga ibaba ukuntu ryitwa utuntu twose tuturanga ukuntu twitwa ku dupine mbese ahantu hose ku marada byose nkabimenya nabasha kumenya buri gace kose na function zako icyo gakora. Yego. Tukiri aho ugiye kutwinjiza mu ndege. Indege ya Rwanda turi kubona hano imbere yacu nayo tugiye kujyaho sinzi niba warakoze research ikaguha amakuru yose cyangwa se niba wenda atari turi buze gukuramo amakuru ahagije. Indege kugira ngo yitwe indege kuruka igiye mu kirere Joshua umu designer w'indege umwana ukora indege ku bumenyi mwe mudukurikiye sinzi niba mufite ubumenyi buhagije ku bijyanye n'indege ariko niba mudukurikiye wenda uyu ni umwana ukiri muto nifuje ko nge mwinjije mu bintu ntekereza ko ntakabaye mwinjizamo ariko numvise hari ubumenyi ashobora kuba biziho. Iyi ndege ijya mu kirere ugiye gusa n'uyitwinjizamo n'uyidusobanurira akantu ku kandi buri yimeze ite igizwe n'iki ni ibiki bifasha kuva ku butaka kugeza iri mu kirere ikazongera ikagwa mu kindi gihugu idahanutse. Uratubwira nko ku bumenyi ugezeho bwawe? Hari ibintu byinshi biba biyiranga kugira ngo ibashe kuguruka cyane cyane amababa
udupine batwita landing gears tubasha gufasha indege iguruke. Hanyuma irabanza imodoka ibanza ikayikorora ikayigirisha neza ku muhanda neza iri buguruke. Hanyuma aba passengers bakinjiramo cyangwa abagenzi bamara kwinjiramo igatangira gutekinga off. Hanyuma engine zigatangira kurotatinga cyangwa kuzunguruka bikaba byasunika umuyaga inyuma, umuyaga mwinshi ku buryo uwo muyaga urakomeye cyane wanaterura n'abantu ukomeye cyane kugira ngo kuko indege iraremereye. Hanyuma indege ikaba yabasha kugenda imbere, aba pilot wenda bari muri cockpit cyangwa aho batwara indege bakongera speed bakoresha engine control cyangwa nyine ibintu bifasha ikaba bakongera speed ikakomeza hanyuma ikabasha kuguruka. So engine zikayifasha nyine engine zo zifasha noneho yagerayo hanyuma yagera mu kirere amababa agatangira kuyifasha kugira mu kirere. Hanyuma ikaba yabasha kuguruka ikarandinga. Yesu wari udushiriye mu ncamake, hari n'ibindi bintu wari winjira mu ndege ikagutwara? Ninjiyemo. Iraguruka urimo? Ntago yaguruka gusa nari nakoze visitari muri Rwanda. Nicyo kintu wenda umaze kugera kuba watangira ibintu. Turaza no kubiganiraho turebe Rwanda ya ntekereza ko aka kanya dushobora kuba dukurikiwe n'ababishinzwe n'ingeri zitandukanye. Sinzi icyo mutekereza ku mwana nk'uyu nguyu ubasha gukora ibi bintu muri ubu buryo. Aka kanya hari abantu wenda bari gukorayo babyigiye hirya no hino ariko babyize gusa batanabifitemo impano. Sinzi icyo mutekereza ku mwana nk'uyu none ufite n'impano abonye n'amahirwe yo kubyiga uko bigenda. Ikibazo cy'amatsiko nakubaza, intebe abantu bicara mu ndege hari abantu bavuga ati ugiye mu ndege ntijya kuri iri kuguruka ikata ni wahanuka ukaba wagwa. Sinzi uko biba bihagaze cyangwa se ntabwo ari ikintu engine ngo ari byiza kuba wenda wayigera iri kuguruka cyangwa iri kuzunguruka wenda ikintu cyiciro yatangiye gushya wenda hakaba nk'impanuka ariko ntabwo bikunze kubaho cyane. Ubwinjini yanga ikintu bishobora kuba cyayideranje mu kirere iri kuguruka? Ntabwo keneye ikirere kibi cyangwa se haba hacaho ikinyoni cyangwa igo yose wenda yapasinga niya wenda imbere ya engine. Ubwo rero ari byatangira gushya wenda ikagira ikibazo. N'umwana muto uri kugenda dusobanurira bumwe mu bumenyi ku bijyanye n'ibyo akora, design, gushushanya ndetse no kubaka indege yifashishije uburyo muri kugenda mubona. Indege zawe nari nibagiwe uzikora mu biki? Nibihe bikoresho usabwa kugira ngo utunganye indege yawe? Indege nkoresha ibikoresho byinshi bitandukanye nabibabwira. Ibikarito cya mbere, ngakoresha gun glue, rikore, ngakoresha bike, ngakoresha n'amarange na spray n'ibindi bitandukanye. Indege turi kubona hano niyo nini muzo wakoze? Ntabwo ariyo nini kuko hari izo nabanje nini cyane zurutaho zabanje ariko zarakrashinze ntabwo zikiri. Iyi ngiyi wenda niyo ntoya yakize. Iyo uyikoze izo zakrashinze kubera ikintu gusaza? Izo zakrashinze kubera ubusaze? Oya, nuko ari ahantu twabaga ahantu hanini noneho nyine kubera ko hari hanini n'amayindi yanjye bifuza gukora ibintu wenda itekereza. Hanyuma ndabikora igihe biba ngombwa ko nyine twavaho tukimuka. Noneho bisaba ngo ntabwo twajyana nabyo wenda ahantu twagiye ni hato ntabwo byakwiraho byose. Izo ndege zose sizakwiraho, biba ngombwa nyine zimwe zirashye izindi zirakurashinga. Byoshoye indege bikora mu gihe kingana iki se n'iyindi kugira ngo yuzinganye gutya? Indege ndi kuyikora vuba byantwara nk'ibyumweru 2 cyangwa icyumweru kimwe, cyangwa se ndi
kwitonda ariko nabwo byose ni kimwe no ku kwezi wenda ari nini biterwa n'asize. Icyo numva usabwa amarangi usabwa amakarito byose nabonye ari ibintu bishobora kugurwa hanyuma Joshua nabonye uwo mwana ukiri muto amafaranga bigenda bite bice mu zinzira yo gutunganya ibihangano byawe kugira ngo bitunganye biba bisaba support ya mama ya parenti akaba yamfasha wenda ko nabona ibyo bikoresho amarangi cyane cyane ibintu bigurwa biri expensive akaba yabimfashamo nkabibona. Rero ushuraho ibintu byaguzwe urarangura muri make ujya kugura product zo gukora final product of course ariyo ndege wowe wifuza gukora none se sha Joshua ibi bintu nabonye ari byiza ubona abakiriya se bakugurira gukuramo agafaranga nk'umwana wayikoreye igihangano bihagaze bite Joshua? Ndunguka amafaranga ndayakuramo ariko ntago biraba published very much wenda ntago birajya ku rwego rwiza cyane ariko biri published wenda hari abantu babigura b'abaturanyi ba neighbors bakaba badusapotinga no kubigura yego. Ku ishuri bwo byaba bihagaze bite se ubwo ntari ukuntu wenda bigonga andi masomo ntiwige neza? Ku ishuri naho ndabikurikiza kuko ni inshingano zanjye zo kwiga naho ndabikurikiza nkaba nabyo nagerageza ariko akenshi na kenshi isomo nkoze gutsinda ni English. Nkaba no muri zindi subjects nka tryinga nkakora ibishoboka byose wenda kugira ngo mbone amanota meza kugira ngo kuko izo byo mu ishuri yamfasha no gukora muri arts zanjye kuko nakoresheje ibyo byo mu ishuri sinabona uko nakoresha kuko muri arts zanjye nkeneye imibare ibintu bya science physics ibiki byose kugira ngo bifashe kuba wenda nakora n'indege kuko n'indege bisaba umwanya bisaba imibare bisaba science bisaba ibintu kugira ngo bibe yabasha gukorwa. Izindi ati yawe ibindi bikorwa nabonye amashusho atandukanye nayo batubwiraho imwe ku yindi ibindi ubasha kudesigninga ni ibiki muri uburyo bwo gukoresha ikarito? Mbasha kudesigninga indege designinga imodoka ya Volkswagen narayikoze na gatoya ka kera muri 1962 mbasha no gukora niko kambere n'ubundi mbasha no gukora Kigali Arena mbasha gukora n'inzu ariko ntabwo nkunze kuzikora ariko cyane nkunze gukora indege Kigali Arena imodoka amataburo nkashushanya no painting byose. Kigali Arena turi kubona hano ku ruhande iyo umushinga wo kubumva wayikora wajute ese winjiyemo wabuze uko hameze ko nabonye inyubako huye neza na Kigali Arena imiterere yayo winjiyemo bihagaze bite byemeza bite? Ntabwo ndinjiramo ariko igitekerezo cyaraje kuko ndabona iyi building nziza yije mu Rwanda ndakunda byishimye nkumva nanjye nayikora wenda nayikora mu buryo bwo kuyi supporting cyangwa ndayikunda. Joshua waravuze ati ntabwo ndinjiramo ibintu byose ari imbogamizi nk'umwana muto uri kugenda uhura nabyo wari urimo ubwira uti udufaranga biracyari ikibazo n'ubushobozi bwo mu rugo birasaba kugira ibyo twigomwa bimwe mu byo nari kurya bakabinshorera muri ibi ngibi cyangwa se kubona uburyo nari kujya ku ishuri. Duhere kuri wenda nk'ino nyubako utarinjiramo hari imikino ikunda kuberamo ni chance ubura ni iki ubura kuba wakigiramo ntubigire gushaka ibyo bihagaze bite? Ikintu kibura cyangwa imbogamizi wenda nagize kubera ko ninjiyemo ni support cyangwa connection navuga ni irakenewe kuba najyayo wenda nabuze chance ariko nkaba nkeneye kujyayo wenda ndabizi ko mfite option wenda nzagira chance yo kujyayo icyabuze wenda imbogamizi navuga ni chance cyangwa se connection yo kujya. Hanyuma Joshua niki kikugora nibi bibazo uri guhura nabyo muri ubuhanzi bwawe ese hari mu nzego wenda hari urwego wari wakegera wenda nko ku murenge uvuga ati ndi umwana uri mu murenge wanyu mfite impano imeze gutya
mwamfasha iki mu kuzamura impano yanjye bihagaze bite? gusa icyo navugaho imbogamizi mpura nazo ni connection. hari igihe tuba twabuze n'amafaranga y'amarange, wenda wabuze ari agakoresho wabuze ukavuga uti kankoresha bikaba byakugora ariko ukagikora. gusa birabe bigoye, ni imbogamizi mpura nazo, nkabura connection. gusa mu murenge sindajyayo ariko twese ndazwi. igihe byose umwana watangiye ibintu byiza, nabonye biro presentinga igihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. hari ukuntu nabonye nyine bifite icyo bisobanuye ku muntu wifuje kubireba. hari icyifuzo ufite rero. mbere yuko twajya ku cyifuzo, wenda umuntu ari buze kubanza kwibaza, uratekereza iki ku bijyanye n'ubugeni bwawe n'ubuhanzi bwawe? uretse izo mbogamizi wavuze uri kugenda uhura nazo zinagoye cyane, buriya umwana iyo umwana akiri mutoya, ibijyanye n'amafaranga, nta mafaranga ahagije afite, agiye ageraho agacika intege akongera asubira inyuma. uratekereza iki Joshua? urumva bigiye kugenda bite muri rusange? niye gahunda ufite? gahunda mfite ni uko nazamura ati yanjye bikurikije na support y'abantu bamaye bamfashije, nkazamura ati zanjye wenda zagira umubare igihugu mu myaka iri imbere. cyo nabasaba wenda nk'icyifuzo, abasaba support yabo muri arts work zanjye ndetse no muri school studies zisanzwe, kugira ngo zimfashe mbashe kuzamura ati ku rwego rwiza rusobanutse. babwiye ko bwo hari ishusho y'umukuru w'igihugu wakoze kora ya muheto, wifuza kwimushyikiriza, nabyo bibazamo ingorane. mu ncamake byagenze bite? wari wazikoze gute muri rusange? gusa narababonye numva ndabakunze, numva nshaka nanjye ari aka gift nashaka kubahereza, ariko nabuze connection yo kuba nabageraho. nakoze ya nyakubahwa perezida w'u Rwanda, hari n'izindi gift namuteguriye, wenda sinazamamaza cyane, wenda nagaragaza ariya foto. nkorera na muhito n'undi witwa ambassador w'Israel uri mu Rwanda. twahuriye muri exhibition, nawe naramukoreye cadre. nibo banakoreye, ariko nabuze connection yo kubageraho. nkaba nigereje wenda niba nabona connection mu buryo bwose, ndi gushaka connection wenda nahura nabo n'abashyikiriza umwana. nyuma yo kuganira n'uno mwana ukubwira yuko byange bikundi tuzagomba kuzazigeraho, twaganiriye n'umubyeyi ngo twumve bigenda gute, uyu mwana ko akiri mu myaka mito abasha gukurikira amasomo ye gute, ubufasha buvahe, n'izihe mbogamizi se uyu mubyeyi ashobora kubabona zituma umwana we atagera ku byifuzo bye yaba yaravukanye. nitwa mama Joshua, iri izina rikunze gukoresha, reka amazina yanjye nitwa Bucurezi Idisi. uyu mwana yatangiye gukora iyi mpano, watangiye kwibona ryari? impano y'umwana nayo yibonye akiri muto cyane, afite imyaka 3. bakunda abana batangiye bakora zigzaga scribbling, we niyigeze abikora, yatangiye n'utuntu tw'utuzero, ubona dufite icyerekezo, turimo mu buryo bwa art nyine. ku myaka 4 yatangiye gushushanya ibintu bigaragara, imyaka 5 kugeza n'ubu. yani tangira ari muto, ndagira ngo ni impano, si ibintu yakuye mu ishuri. urabona ku myaka 3, 6 nabo yari yajya mu ishuri ngo nyine ajye kwiga ibintu bijyana na art. yego. nabibonye akiri muto. hanyuma mubyeyi, nabonye yararimo ambwira ati birangora kubona ibi bikarito, amarange n'ibindi nk'ibyo, bigenda bite? ubushobozi se buvaye bwo gukora ino ati yayizamura? nyine dukoresha ibikarito n'impapuro zo turazigura za rimu, amarange nayo turayagura. afite umushuti we ajya atuha sapoti kugura ako marange. isoko se bafite isoko y'umwana mutoya ku buryo ibihangano bye nibura byatangiye kugira agafaranga byazana akibonera mutwe dukayi, bihagaze bito?
ya isoko ntabwo ryari ryatangira kuboneka kuva twatangira kugira ibiganiro n'abanyamakuru bamwe hari abantu bagenda babireba nk'ubu twagize ikiganiro na actions hari abigeze kubireba nibwo batangiye kuduhamagara bambuye bati mwashobora kudukorera ibi n'ibi umwana yashushanya gutyo ariko ntabwo ari benshi bajya babidusaba ntabwo twari tuhabona isoko neza imbogamizi mubyeyi ubona umwana wawe ari guhura nazo hari ababyeyi bandi twagiye tuganira bavuga ati abana bacu bafite impano zagirira akamaro igihugu ariko ntituri kubona kivurira ntituri kubona abantu bita kuri izo mpano ati natwe ntitwishoboye wowe bihagaze bite ku bijyanye n'umwana wawe n'imana nyine ni ngibi byose urabona akoresha ibikarito ajya afite icyifuzo ko indege ze zashyirwamo moteri zikaba zanagurika mu kirere ubu rero nta bikoresho bihambaye turi gukoresha dukoresha ibi ngibi mubonye ibikarito za kore mbese ibikoresho yego dukoresha ibikoresho rero ko ariko wabonye ibikoresho icy'ingenzi ibikoresho abonye aho yajya kubyiga yego yakoresha n'ibikoresho bihambaye nyine by'ibyuma biri metalike akashobora kugera ku nzozi ziwe ni iki cyifuzo ufite ku mwana wawe ku bantu badukurikiye kano kanya nk'umuntu wabyariye igihugu icyifuzo mfite ku bantu badukunda barimo kutureba ni connection ukuntu baduhuza naho wenda bigomba kugera ibintu by'ibikuba byahinduka nk'ubu hari minisiteri y'inganda n'ubucuruzi ntekereza ko impamvu nkunda kugaruka kuri iyi minisiteri ni uko ibi bikorwa byose byaba ibiranye ku masoko byabanje gucishwa mu nganda hari ababa babanje kubikora ntekereza ko wenda nubwo twagiye dukomeza kubivuga hirya no hino aba bana bagikomeza kuduhamagara batubwira ati na n'ubu nta kirahinduka ku bijyanye n'ibyo turi gukora ntekereza ko n'igihe as goes on time bizajya bigeraho bikumvikana nari nifuje kuganira n'uno mubyeyi twumve bigenda bite amasomo ye asanzwe se ubona nta kibazo nta kintu bangamira wenda ugasanga ku ishuri yatsinzwe yibanze muri ubuhanzi bwe kera byari bimeze nabi ariko sinavuga ko kwari ukwibanda cyane kuri bya art none se no muri primaire P1 yaratsindwaga kera yaratsindwaga cyane nibaza se kubera icyo atsindwa ariko ubu ngubu habaye improvement nta kibazo aragerageza kera byari bimeze nabi atsindwa cyane ariko ubu nabonye nk'imibare bitangiye kuza English isomo ry'icyongereza ararikunda cyane araniyatsinda nyine hanyuma akibanda cyane kuri ibi bintu mubonye bya art yego ngayo nguko reka twisizere yuko indoto z'uyu mwana ukiri muto zazaba impamo umubyeyi wicaye umunsi umwe tukazumva ati umwana nibarutse nyine akaza gukorera igihugu ibintu bimeze gutya na gutya hari icyo byamariye rubanda natwe muri rusange mubyeyi reka tugushimire cyane rwose yego namwe murakoze cyane